Izi business 10 ngiye kukubwira ntuzazihubukire, uzazitondere. Niba ugiye kuzikora uzabanza ukora ubushishozi, uzigeho, uziteho umwanya muremure wo kubanza kuzigaho, kuko nuramuka uzihubukiye uzashya. Hari abantu benshi babitangira ubuhamya ko zabakijije, ariko hari n'abantu benshi cyane noneho baruta bo zakijije bavuga ko zabahombeye. Rero bivuze ngo izi business ngiye kukubwira nutazitondera uzashya, kandi nuramuka uhombye amafaranga washoyemo yose ushobora kuyabura uko yakabaye, ntugire n'atanu ugaruza na make. Niba wazishoyemo wenda urugero miliyoni, uzitegure ko kugira ngo uzabone ibihumbi 100 byo kugaruzamo, ni pari hazard, ubundi ayo ngayo azashya. Bivuze ngo 900 azashya. Rero izi business uzazitondere, utazazihubukira ejo ukazicuza. Wakumva babitangira ubuhamya ukajya kuvuga ngo oya izi ngizi ndabizi ko zihomba, ngi narazikoze narazigerageje zaranze, kubera ko wazihubukiye. Uriya rero zakijije we yarazitondeye, yarabanje araziga arazimenya. Rero izi business ngiye kukubwira uramenye. Reka nakira umuntu mushyashya ugeze aha ngaha ubwa mbere, kora subscribe kugira ngo n'ikindi kiganiro kizakugereho ku gihe kandi kizagufashe ubumenyi bwo kuzamura business yawe cyangwa se mu bikorwa byawe biguha amafaranga. Business ya mbere igira amafaranga abantu benshi bahubukira kandi bayihubukira bagahita bivamo bagashya ni social media. Ubwo ndavuga abantu bakora itangazamakuru ku ma social media, barakina ama comedy n'abahanzi se. Ubwo ndavuga kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube, cyane cyane niho abantu benshi dukunze kwisanga, no ku ma Facebook. Rero aha hantu abantu benshi batekereza ko hagira amafaranga, kandi nibyo koko, bigatuma abantu benshi babyirundumuriramo bakabikunda, yewe bakanabishoramo n'amafaranga kugira ngo babashe kuyakorera, kuko gukorera amafaranga bisaba gushora. Urugero, hari umuntu ushobora gushinga YouTube agatangira agacana uyu munsi akakavunikira, ashyiraho ama content akayavunikira, akamara umwaka ashaka aba subscribers 1000, ashaka n'amasaha 4,000 akabibura, agakubita umwaka wa kabiri rimwe na rimwe akabishoramo n'amafaranga, akorana ibiganiro n'abastari cyangwa se izindi nkuru, akagomba kuzigura kugira ngo agere ku bintu YouTube izamwemerera kumuhamonetize, ashaka amasaha 4,000, ashaka n'ama views, ashaka n'aba subscribers 1000. Icyo gihe yagera finali akabura monetize bitewe nuko yakoze amakosa. Hari amakosa runaka yakoze kuko yabigiyemo yarabihubukiye, yakora ayo makosa agahita abura monetize. Bivuze ngo naramuka abuze monetize, bivuze ngo yacano yose yavunikiye imyaka 2 yose cyangwa se umwaka umwe, ibaye igihombo kuri we. Yishoyemo amafaranga, yaravunitse, igihe yatakaje cyose cy'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe cyose kikaba kigiye mu gihombo. Bivuze ngo hari abantu batekereza ko channel YouTube zigira amafaranga cyangwa se TikTok akazivunikira muri ubwo buryo, ariko mu gihe cyo guhembwa amafaranga akayabura. Bivuze ngo ni cya gihombo agiyemo. Yewe hari n'abantu bazigura, agenda akavuga ngo ngiye kugura TikTok cyangwa se ngiye kugura channel, akagenda yamara kuyishyura kuko atarayisobanukirwa neza, ariko bijyemo kuko yabonye kuko runaka bayigiyemo, nawe akagenda agahita ashyiraho amavideo yose abonye, kuko yabonye video ya runaka yarebwe cyane, agahita yikubitaho tayari, agahita kubitana na ya copyright, agahita arya cya gihombo, yacanuye bakayisiba. Ubwo ni igihombo cy'amafaranga menshi yashoyemo cyangwa se n'igihe cye yatayemo. Icyo ni igihombo cya kabiri. Abantu bajya mu macano cyangwa se ku social media atabisobanukiwe, uzitegure uzakubitana n'ibihombo, kandi hari abantu bari kubibyazamo umusaruro, wowe ukabijyemo kutabanje kubishishoza neza, wakubitana n'igihombo. Dore business ya kabiri utazahubukira gukora, kuko nayo ishobora kuguhombya. Abantu bakora ubucuruzi bwa boutique. Hari abantu twumva ngo boutique yarabakijije, hari abantu tujya tubona bacuruza cyane ukabona ko bari kubona amafaranga, ariko hari n'umuntu ushobora kubijyamo, cyangwa se twabonye banabijyamo, cyangwa se nawe wabigiyemo ubona biranze, ukagenda ukamara umwaka umwe cyangwa se amezi ngahe ugashiduka ya boutique yawe ihombye. Byatewe n'iki? Ntabwo wigeze ubigiriraho ubumenyi buhambaye cyangwa se burambuye kuri icyo gikorwa ugiye kujyamo. Niba runaka uriya byakijije, we yarabimenyereye, yarabizi, amafaranga ari gukorera yazi, bya boutique arabisobanukiwe, ariko wowe ugiye gukorera umwuga w'ubucuruzi bwa boutique utarabumenya, ifu bugiyemo utarabumenya, menya ko ugiye gukubitana n'ibihombo. Ndaguha urugero, abenshi bahombywa n'iki? Ajyayo ashoyemo miliyoni 5 yumva ko agiye kuzajya yora amafaranga menshi, agatangira n'abakiriya 10 akabona runguka, agahita yongeraho abandi bakaba 50 akabona runguka, yagera ku bakiriya 100 akavuga ati noneho ubu nungutse cyane, noneho byarangiye, ubu ndimo ndakora amafaranga menshi, kuko yatangiye yunguka ibihumbi 10 ku
munsi, akumva ko kuko babaye abakiriya 100 ati ubyanze bikunze ndimo ndakorera ibihumbi 100 byanjye ku munsi ndimo ndabyunguka. Ubwo uko ari kwibwira ko ari kunguka amafaranga menshi, kuko biragoye kugira ngo bari inyungu ya butike washoyemo miliyoni 5, abenshi niho batekereza ko bari kunguka menshi, bigatuma ajya kurya amafaranga menshi kurusha ayo yinjije. Narya amafaranga menshi rero ejo azisanga mu bihombo. Ni hahandi butike yarashoyemo miliyoni 5 agiye gushiduka isigayemo miliyoni 1 cyangwa se 100, none agahita yoboka banki y'aya mafaranga nayo akaba arashize, agasigara mu mwenda wa banki, agakomeza ajya kwikururira ibibazo kubera ko yakoze ikosa ryo kujya muri business adasobanukiwe. Niba yigimo adasobanukiwe ni gukubitana n'ibihombo. Business ya kabiri ihomba nayo vuba ni abantu bajya mu buhinzi. Akenshi batekereza ko kuba ugiye mu buhinzi ugiye kuyora amafaranga, nyamara yirengagije ko ubwo buhinzi buzamuha inyungu nyuma y'amezi 4 cyangwa se nyuma y'umwaka, bitewe na business ugiye gukora y'ubwo buhinzi. Niba ugiye guhinga imbuto, ubwo tegereza ko byanze bikunze nyuma y'umwaka uzatangira kubona umusaruro, kandi muri uwo mwaka utegerejemo umusaruro urimo uraziha, urimo urazifumbira, urimo urateramo imiti n'ibiki byose, urimo urashyiramo igishoro. Ikintu noneho abenshi bahubukira, abenshi babijyamo kuko yabonye ko runaka byabakijije, nawe azi ko agiye gukira, ntamenye ngo izo mbuto zihingwa ryari, zibagarwa ryari, ese umusaruro wayo wakagombye kuza ryari. Ubwo icyo gihe rero niba yaraziteye mu mpeshyi kandi yagombye kuzitera mu itumba, ubwo izo mbuto zizagera hagati zume, ubwo tayari ni igihombo. Yarahingishije izo mbuto, yaraziguze, yashyizeho n'indi miti, biranga bikarangira za mbuto zumye. Icyo ni igihombo cya kabiri. Abandi bantu bakunze guhomba cyane ni abantu borora inkoko. Hari abantu benshi bavuga ngo inkoko zigira amafaranga, ndetse turanabyumva ndebe turanabyigisha, kandi koko zigira amafaranga. Ukaba ufite igihamya n'ibimenyetso bigaragaza ko inkoko zigira amafaranga, ariko bikaza kurangira za nkoko ziguhombeye. Guti ahantu bahombera, abantu baragenda bakorora inkoko, yakumva ko izo nkoko ziri kumuha umusaruro, nawe akajya kuzigaburira byinshi kuruta amafaranga ziri kwinjiza. Ndaguha urugero, niba afite inkoko 100 zimuha amagi wenda 90 ku munsi, akazigaburira ibiryo bihwanye wenda n'amagi 150 ku munsi, kandi zamuhaye amagi 90. Muri make inkoko zirimo zirarya menshi kurusha ayo zinjije. Abenshi nabo bahombera aho ngaho. Abantu ba gatanu bakunda guhomba ni abantu bakora umwuga wa tagisi. Abantu bakora umwuga wa tagisi bibwira ko kuko abantu benshi bari guhungira muri tagisi biri kugira amafaranga, nyamara hari umuntu utekereza ko nagura imodoka runaka akayishyira mu muhanda, cyangwa se akagura moto akayishyira mu muhanda, aribwo agiye kuyora amafaranga. Nyamara dore igihombo abenshi bagira nacyo, bahora nacyo, kubera ko babihubukiye, ntabwo babiteguye, ntabwo bigeze bitekerezaho neza ngo bifatire umwanya bakora amasomo arambuye kuri iyo business bagiye gukora. Tagisi, aguze tagisi muri miliyoni 30, nta yandi mafaranga afite. Najya muri tagisi wenda ibyangombwa byose yarabyujuje, ntatekereza ko ya modoka ishobora kugira ikibazo igapfa, cyangwa se igakora accident, cyangwa se igakora ikindi kibazo runaka, noneho ya modoka yapfa, wenda ipfuye igikoresho kigura miliyoni 10. Ubwo tayari niba nta yandi mafaranga afite, icyo gihomba kigiyemo. Niyanda ahita yicuza, ubundi nageraga nte iyo nyakoresha ibi, wese ubundi abandi kuki babikora bigakunda, nawe agatangira kwicuza nyamara bitagishobotse. Bivuze ngo umwuga wa tagisi nawe uravuna, kimwe nuko ushobora kubura abakiriya kuko amatagisi yabaye menshi, abantu bose barimo barahungira muri tagisi. Ushobora kubura umukiriya, cyangwa se ugashaka umushoferi nawe akakubera igisambo, harimo arakwiba mu mafaranga, cyangwa se arimo arakwiba no mu bikoresho bya ya modoka, cyangwa se ya gikoresho wamuhaye agiye kubyaza amafaranga. Bivuze ngo icyo ni igihombo nacyo umuntu wabigiyemo, kugira ngo mbwira ngo bigira amafaranga biragoye kugira ngo azakwemerere. Business ya gatandatu nayo ihomba, ubworozi bw'ingurube. Hari abantu batekereza ko ingurube zigira amafaranga, nibyo, ariko hari n'abantu batekereza ko zitagira amafaranga, bitewe n'uko yakubitaniyemo n'ibihombo. Yaguze ingurube azitangiza ari ingurube 100, byose zigeze mu gihe cyo kubwagura, cyangwa se zigiye kubwagura zose zipfira icyarimwe. Bitewe n'iki? Ntabwo wagize ubumenyi bw'uko ingurube igomba kubaho no kubwagura no gukura, byose n'imiti ugomba kwihaya buri munsi. Nta mu veterineri uhoraho wayishakiye. Ibyo bikaba ingaruka z'uko utigeze ugira ubumenyi burahambaye kuri za ngurube zawe. Ubwo za ngurube nizipfa, kandi hagize indwara imwe yinjira mu ngurube imwe zibana, ubwo tayari zose zirapfira icyarimwe. Icyo nacyo ni igihombo. Uyu muntu upfushije izi ngurube kugira ngo uzamwigishe umubwire ngo ingurube zigira amafaranga, biragoye, ntiyapfa kubyemera, kandi yarapfushije ifamu y'ingurube, ntabwo yabyemera. Business ya 7 nayo ihomba, utazahubukira gukora ubucuruzi bwa mobile money.
ubucuruzi bwa mobile money nubujya mutazi uburara bw'imihanda uzashya. Bisaba ngo ubuzi imihanda, ubuzi kubana n'abantu, ubuzi abantu imiterere yabo, kuko hari ibisambo biri hanze aha, cyangwa se ubujura, ukagenda ugatangiza ibihumbi byawe 800 cyangwa se miliyoni, umunsi umwe umuntu agahita gutuburira yose akabaragiye. Abenshi baguye mwaho ngaho. Kumubwira rero ya muntu wahombye ibihumbi 800 cyangwa miliyoni ngo mumu ugira amafaranga ubucuruzi bwa mobile money, cyane we ntiyabyumva, ntiyanabikwemerera, kandi yarahukubitaniyemo n'icyo gihombo. Rero ntiyabyumva. Business ya 9 ya 8 utazahubukira gukora ubucuruzi bw'inka. Hari umuntu utekereza ko inka zigira amafaranga, nibyo, ariko hari n'umuntu ubihakana bitewe n'iki gihombo yahuye nacyo. Abenshi nabwo bisanga mwaha hantu. Inka iguha umusaruro nyuma y'umwaka cyangwa se nyuma y'imyaka ingahe bitewe nuko wayitangije ingana. Iyo nka rero byanze bikunze uzayigurira ubwatsi, ni wagiye muri business y'inka cyangwa se inka zingahe, uzayigurira ubwatsi kandi uzashyiraho n'umukozi uzajya uhora uzitaho. Uwo mukozi uzamuhemba amafaranga, ayo mafaranga uzamuhemba nuyakuba mu mwaka umwe ukuntu azaba angana n'ubwatsi waguze, byanze bikunze uzisanga mu gihombo. Iyo nka izajya kubyara, byanze bikunze wa mushumba wita kuri ya nka maze kurya amafaranga yagura izindi nka nk'ebyiri. Akenshi bitabibaze neza ngo ubashe kubara imibare yawe, aho hantu urashya. Business ya 9 ubucuruzi bw'amatungo. Umuntu aragenda akajya kurangura amatungo akayungukamo. Ushobora kukubizi uzagenda urangura inka y'ibihumbi 500 uyigurisha 700 cyangwa se 800, uzaba wungutse. Ariko umuntu utabizi hari igihe yagenda akagura inka irwaye igahita imupfira kuko atabisobanukiwe, cyangwa se akayigura ifite ikindi kibazo runaka, noneho yajya kuyigurisha igahita imuhombya amafaranga atari munsi y'ibihumbi 200 cyangwa 300. Ubwo tayari ubona kubitanye n'igihombo. Business ya nyuma ari nongeye gusorezaho ni business y'ubucuruzi bw'akabari. Abenshi akabari kagira amafaranga, nibyo koko, ariko iyo ukoresheje abakozi nabi, abenshi ni naho bagwa. Abakozi ukoresheje nibo bakira kurusha nyirakabari, kuko nibo bakorera amafaranga menshi kurusha uw'akabari. Uri gucuruza inzoga cyangwa se uri gukora muri service, kuko yamenyereye iby'akabari, we ntabyuzi. We ni uzi uburyo agiye kuzajya abona amafaranga, ariko wowe ntabyuzi. Cyangwa se umuntu uri mu gikoni arimo arotsa inyama, arimo arotsa ibirayi n'ibiki, uriya muntu ni uri kubona amafaranga kuko utabisobanukiwe. Bo nabarara ibyo mu kabari barabizi, we ntabyuzi. Rero ubizi ni uri kukungukamo kurusha wowe. Rero izi business nkubwiye muntu wanjye, nutazitondera uzashya. Niba ugiye gukora izi business ngiye kukubwira umaze kumva, uzashya. Izi business iyo utazitondeye ngo ubanze uzigerageze, ubanze ushyire ngo make umenye iri kunguka ku munsi, niwishuka ngo urimo urunguka, uzashya. Reka nkushimire, ndatekereza nkugiriye inama, nkubwiye business nziza kandi zigira amafaranga, ariko zisaba andi masomo ku ruhande. Bisaba gukomeza kuzitaho, kuzibungabunga. Ubundi iyo uhinze igiti cyangwa se uteye imbuto, iyo udakomeje ngo uziteho kandi umenye ngo ugomba kuzitera mu gihe runaka, bisaba guhora uzirebesha amaso yawe. Ntabwo uvuga ngo nziterera iyo ubundi amafaranga ndayategereje. Oya, ubutaha nzakubwira business wakora ubundi ukigaramira amafaranga akaza nta kindi gihe, nta zindi mvune wazitakajemo, ubundi ukazajya ubona ibiceri. Izi business nkubwiye ko ari 10, nyamuneka uramenye. Ako ni akaganiro nagira ngo nkubwire, utazihubukira mu bantu bari kumbaza ngo ni iyihe business nakora. Dore business uzakora n'izo ngeza, ariko bikagusaba kuzihozaho amaso n'umutima wawe wose. Ndagushimiye.